dusoma amagambo y'Imana dusanga muri Yeremiya igice cy'umunani duhere ku murongo w'umunani. Haranditswe ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayihinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo bwenge kisi. Nkundira dusubiremo aya magambo. Muri teoloji baratubwiye batwigisha, atubwira ko ubundi ugomba gusubiramo kabiri cyangwa gatatu kugira ngo n'abantu babyumve. Nkundira dusubiremo iri jambo ry'Imana urushaho kubyumva. Bibiliya iravuze iti mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo bwenge kisi. Dusome andi magambo Imana yashyize ku mutima tuyasangire. Igitabo Salomo yanditse cyitwa Imigani, igice cya 9 duhere ku murongo wa mbere tukaza kugeza ku murongo w'9. Haranditse ngo bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye, maze atuma abajabe, arangurura ijwi aharengeye hose ho mu murwa ati umuswa wese nagaruke hano. Abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanjye kandi unywe kuri vino yanjye nakangaje. Mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe. Haleluya. Kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Ntuhane umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge. Igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Muvuge ngo amen. Rambura umurongo igice cya 15 muri mu Migani umurongo waho wa 14. Ndaba ndangije gusoma tuganire. Imigani 15 umurongo waho wa 14. Haranditswe ngo umutima ujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'umupfapfa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Imana nidutabare. Imana ishimwe. Haleluya. Inshuti yanjye mukundwa, dufatanije urugendo rujya mu ijuru, ndashaka kukubwira ijambo Imana intumye kukuganiriza. Ndashaka kukuganiriza amagambo y'Imana numva ubwanjye nanjye andimo, shingiye ku minsi turimo, shingiye ku bihe turimo. Nararebye nsanga muri iyi minsi sanga Satani ni mubi. Satani yamaze gukuramo abakristo ikintu cyitwa ibyiringiro, abakuramo ko Imana idagishoboye, ababwira ko Imana yacu dukorera nta kigenda. Arangije abahuma imitima, mu yandi magambo abahuma amaso, abakuramo ikintu cyitwa ubwenge bw'Imana, abasigira icyitwa ko ari ubwenge ariko atari ubwenge. Kubera yuko Bibiliya yaravuze ngo bene ubwo bwenge bwabita ko ari abanyabwenge ariko badakora ibyo Imana ishima, ngo ni ubwenge bw'abadayimoni ndetse n'ubwa inyamaswa abantu. Munyumve neza, ndashaka ko tuganira ijambo Kristo yashyize ku mutima rivuga ngo gutunga ubwenge bw'Imana bigatuma Imana imanuka ikagukurikirana. Haleluya. Gutunga ubwenge bw'Imana muri wowe
kugenda uri umunyabwenge biraza gutuma Imana ikurikirana umunyabwenge. Ntabwo Imana ikurikirana umuntu w'umuswa, ntabwo Imana ibana n'injiji, ntabwo Imana ibana n'abapfapfa. Imana ikurikirana umuntu w'umunyabwenge, akumva icyo Imana ivuze, akumva imvugo y'Imana, agaha agaciro ibyo Imana ivuze. Umuntu wese w'umunyabwenge, iyo Imana ivuze yumva icyo Imana ivuganye nawe. Ariko iki gihe turimo kiragoye. Satani yafashe abantu abahuma amaso, abahumura andi maso yo gukunda ubutunzi bw'isi, donc abereka ko bagomba kuba abanyabwenge mu by'isi, ariko ibintu by'Imana bakabyibagirwa. Ibi bintu ndabivugira iki? Hari filimi mperutse kureba y'umugabo witwa Gustavo, harimo n'umumama witwa Eviyeri. Iyo filimi yitwa Natanayeli. Natanayeli uze kuyisacinga uyirebe ku bantu bakunda amafilimi. Njye ntabwo nkunda filimi cyane, ariko iyo ni filimi ya gikirisitu, irigisha cyane, ni nziza cyane. Ndashaka kuyifashisha mbwira abantu buryo ki Satani yamaze guhuma abantu amaso, ariko akabahumura andi maso y'umubiri, ku buryo nibarangara bazabura ingororano z'ibyo bakoreye, kubera ko Satani yabibye ikintu cy'agaciro cyitwa gutunga ubwenge bw'Imana. Torero ry'Imana, aleluya! Ndagira ngo mukanguke, mumenye iminsi igeze, mwongere mugire ubwenge bw'Imana. Unyumve neza, wo nkurikira nawe unyumvishije ari ubwa mbere, ntabwo ndi gusuzugura abantu, ndashaka kubahugura, ahubwo nongere mbakangure. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo murinzi we menyesha igihe. Imana nishimwe. Ndashaka kongera guhumura abantu amaso, nongere mbasengere, mbasabire Imana yongere bakore ku maso, yongere ikore ku mitima yanyu, mumenye ikintu cyitwa ubwenge bw'Imana. Aho twari tugiye kugera ku kintu cyitwa guhembwa ibihembo by'ibyo twaruhiye, ariko Satani n'umugome yaraje atwica ubwenge. Ubwonko bwacu benshi bwarapfuye, barahuze, abantu bari bize. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo niyo ugiye kubasura usanga bari kuri WhatsApp, bose bari bize. Donc bitwa ko ngo bafite ubwenge, ariko ubwenge bubarimo, umva ko Bibiliya iravuze ngo abanyabwenge baramwaye ndetse barashobewe, dore banze ijambo ry'Imana. Ndashaka kubwira abantu, ntabwo ndi gusuzugura, sindi no gutukana, ahubwo ndashaka kwibutsa abantu, umuntu wese udatunze ubwenge bw'Imana, ubu ubwenge bw'Imana ni iki? Bibiliya ivuga iki? Yobu 28:28 haranditswe ngo Imana ibwira umuntu uti, dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka mbwira abantu bose banyumva ahantu uherereye, niba ufite amafaranga, ukaba ufite amamodoka, ukaba ufite amayetaje, ariko utari mu gukora ibyo Imana ishaka, reka mvuga ngo uri injiji. Ntugire ngo ndagututse. Bibiliya ni ibyerura. Umuntu wese, nkurikira unyumva ati wowe, umuntu wese ukiri mu byaha ni injiji. Guteranya injiji ugakuba injiji, ndabivuze, ibivuze niyo bamamagaza nabisubiramo. Umuntu udakora ibyo Imana ishima, udakora ibyo Data ashaka, aracyari mu bujiji, ni injiji. Bibiliya yavuze ngo abanyabwenge baramwaye ndetse barafashwe, dore banze ijambo ry'Imana, ngo ubwenge bubarimo, bwenge kisi butarimo kubaha Imana. Ni gute umuntu w'umugabo ashobora kuba afite umugore agaca inyuma umugore we? Uyu muntu ni injiji. Afite umugore, arabizi ko umugore ari umufasha we, yarangiza kubera ko yikanze amafaranga akirirwa asambana n'abandi bagore, agaca inyuma umugore we, akirirwa afata abakobwa bari hanze. Satani yashizemo ikintu cyitwa ubwenge, ariko atari ubwenge, akababwira ko bagomba kwambara utuntu tw'utumini kugira
kugira ngo bararure abagabo, abagabo nabo batagira imitima, badafite kwera kw'Imana, badafite gukiranuka, barangiza bakirirwa bareba amateko y'abakobwa, bakirirwa bakurikiye ibibero by'abakobwa hanze aha, n'abagore bambaye nabi bari gukoza Imana isoni hanze aha. Bibiliya yavuze ngo ubwenge bubarimo ubwenge kise. Umugabo wese n'umugore wese utarimo gukiranuka nta bwenge afite, birasaba ko asaba ubwenge bw'Imana. Ndabivuze nushaka ujya kundeka, ndabivuze umuntu wese mpabuka mwene data utarimo gukora iby'Imana ishima, uyu muntu aracyari mu bujiji rwose, aracyari mu bujiji. Umuntu wese udakora ibyo data ashima aracyari mu bujiji. Ariko hari icyo Imana ishaka. Amen. Nasaraye muranyihanganira. Hari icyo Imana ishaka, irashaka ko duhumuka. Narindi kuba urugero kuri filimi ya Natanayeli. Harimo umugabo bita Gustavo, ni ikigabo cy'ikidayimoni gifite impeta, kirayicana kigahamagara imyuka itatu. Kandi iyi myuka yije iyobya benshi, kitakirukanisha mu bantu kikayohereza mu bantu. Aba bantu barangiza imyuka yabajyamo, ubwenge bw'Imana bukabavamo, bakanga gukunda iby'Imana, bagakunda ikintu cyitwa amafaranga. Abantu bakunze amafaranga cyane, bari busy. Simvuze ko amafaranga atari meza, nanjye ndayakunda. Imana inayampe nawe yaguhe, ni byiza, yaduhe mu izina rya Yesu amafaranga. Ariko mwirangazwa n'amafaranga. Reka nibutse abantu ko hagiye kuba ikintu cyitwa gutwara itorero. Kristo agiye kugaruka gutwara itorero. Niyo mpamvu amangurukije kubwira abantu ngo nimwongere mukanguke, mutunge ubwenge bw'Imana, mumenye ko nta minsi tusigara, nta gihe dufite muri iyi si. Torero nta gihe dusigaranye. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo byamaze kugaragara, abantu bose bamaze kuba bize. Bibiliya avuga ngo muri Luka igice cya 17:20 aravuga ngo hazaduka abigishwa b'inyoma ndetse bazayobya benshi, kandi ngo bazaza bakora imirimo n'ibitangaza, bazababwira benshi, bababwira ngo Kristo ari hariya ndetse ngo ari bunaka. Ariko Yesu hari icyo yabwiye abigishwa, arababwira ngo muri icyo gihe, mu gihe hazaba hari abigishwa b'ibinyoma bari kuyobya abantu benshi, muramenye ntimuzajyeyo. Ariko ikintu kibabaje, Satani yahumuye abantu benshi, icyo bita ariko bafite ubujiji bwinshi kandi bari kwiba abantu b'Imana. Ariko leta yacu iri maso, uko leta iri maso ni nako Imana yacu iri maso. Ndashimira Imana. Haleluya. Amen. Biravuze ngo abitwa ko ari abanyabwenge baramwaye, banze ijambo ry'Imana. Ubwenge bubarimo nta bwenge bafite, n'ubwenge bw'abadayimoni, n'ubwenge bwo gushaka kuyobya abera b'Imana. Ariko Yesu yaravuze ngo muri icyo gihe nihaduka abigisha b'ibinyoma ntimuzabakurikire. Ariko usanga abantu benshi bari gukurikira bamwe bafite impeta. Uzi kujya kwa Harerimana, uriya bafunze ejo bundi bagafatira n'imitungo ye, yabaga afite abantu icyo bita podium, kandi yarangiza agafata agatamba yakazunguza abantu nka 50 cyangwa 100, bose bakikubita hasi. Bafite systeme icyo bita ko ari ubwenge, ariko atari ubwenge bw'Imana. Nibwo tushobora gutunga abantu ikiganza, abantu bakikubita hasi. Bafite icyo bita ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Ntabwo Imana yacu itera abantu kuruka mu materaniro. Iki kintu mucyumve, muhumuke, mugire ubwenge bw'Imana. Ntabwo Imana twamenye ari Imana iza igafata abantu b'Imana ikabakubita hasi. Ntabwo Imana yacu twamenye ari Imana itera abantu gutigita gutya, ukabona umuntu aratenguwe akikubita hasi bakamuterura. Ntabwo Imana yacu ikora gutyo. Ahubwo Satani yaraje afata abigishwa b'ibinyoma, abaha imbaraga, barangije bari gukorana n'ibyo bibaraga. Tewo, Imana ikora abantu ku maso, bongere bahumuke. Ndashimira Imana ko uyu munsi wa none uri kumva iki kiganiro, uza guhumuka ukamenya aho ibihe bigeze, ukamenya ubwenge bw'Imana, ukamenya n'imikorere y'Imana. Imana igushoboze. Amen. Amen. Gustavo muri iyi filimi yakoreshaga iki kimeta cyangwa se iyi alliance, yarabikoraga pe. Iyi meta yari meta nini,
yayitungaga, yayikoraga we yayatsa hakavamo iyo myuka igahita ijya mu bantu. Hakaba indi sisiteme bari bafite yo kubaka icyo bita megasiti. Megasiti iyi bari barayubakiye iki? Kwari ukugira ngo bazarundemo abantu ngo babigishe ikintu cyitwa gukunda amafaranga. Hari umugore bita Eviyeri no gukora ibyaha. Eviyeri uyu kintu yari ashinzwe cyangwa ashinzwe muri iyi filimi ni ugukangurira abantu ngo bagire ubwenge, buri muntu wese yikure mu bukene, donc bakunda iby'isi cyane. Ariko we na Gustave ibyo bari gukora barabizi. Bari kubwira abantu gukunda amafaranga, bari kubwira abantu gukunda iby'isi, gukora ibyaha by'ubusambanyi n'ubutinganyi ngo babikore nta kibazo. Hari inyigisho zadutse mu minsi ishize zitwaga ubuntu, ngo Yesu yarabirangije nta kibazo, ngo Yesu ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri, ngo nta kibazo, ngo Abaroma ntekereza ari igice cya 5, ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abamaze guhinduka icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Ariko rero reka mbabwire bene data, izi nyigisho zose mubanze mumenye aho ibihe bigeze. Abantu bari kwitwaza ijambo ry'Imana bakayobya intore z'Imana. Ntabwo umuntu uri muri Kristo Yesu ibya kera nibyo biba bishize. Ariko kandi ugomba no kumenya ko twebwe turasana n'ibyaha, turwana urugamba kuzageza Kristo agarutse. Ubwo ibya kera bishize nibyo, kandi ukaba uri muri Kristo Yesu, nimba uri icyaremwe gishya, ni gute ushobora kujya kunywa inzoga ugafungura byeri? Uri icyaremwe gishya, uri injiji mu njiji. Ezira yarabivuze atarapfa nyakwigendera muzehe Pastor Ezira yaravuze ngo mbabajwe n'ubujiji nagize nyiri umupasitoro. Tugira abapasiteri bari mu bujiji. Nta mupasiteri unywa inzoga, nta mupasitoro usambana, nta muhanuzi, nta muvugabutumwa uca inyuma y'umugore we usambana. Uwo wese ukora ibyo aracyari mu bujiji. Munyumve neza, ukora ibyaha wese ari mu bujiji. Wikwitwaza Bibiliya ngo ibya kera biba bishize. Nudakora ibyo gukiranuka ngo ukore ibyo kwera kw'Imana kuzageza Kristo agarutse, ntabwo uzavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Bishize nibyo, ndabyumva nibyo, ariko se kandi imbere ahangaha ko Yesu ataragaruka gutwara itorero uri kwitwara gute? Ese agakiza wakiriye uracyakarimo, cyangwa uri kwitwaza ijambo ry'Imana ugasambana ngo iri umuntu ari muri Kristo Yesu ngo izakera babishize? Oya, mva ukuntu Pawulo yabwiye Abakorinto, yarababwiye ngo mbese dukora ibyaha ubuntu bw'Imana busage? Dukomeze dukora ibyaha? Biragatsindwa gukora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha yitwaje Bibiliya ngo Yesu yarabirangije. Yarangije iki? Yesu ikintu yarangije ni iki? Yadukuyeho urwandiko rwaturegaga rw'ibyaha. Yesu yarukujeho kurubamba ku musaraba. Ndabyikunda, ndabyemera. Kristo hari igikorwa yakoze, yaraducunguye. Ariko se ko yaducunguje amaraso ye, uri guha agaciro amaraso ya Yesu? Torero ry'Imana nimube maso. Bibiliya hari ikivuze. Amen. Amen. Iravuze ngo hariho umunyabwenge yakoze ikintu gikomeye. Yubatse inzu ye, ashinga inkingi 7, warangije ngo akangaza na vino ye. Vino ni inzoga, Bibiliya ivuga ko vino ari umukobanyi. Arenga, mu yandi magambo yenga akanyanga, tubyite gutyo, cyangwa yenga inzoga. Inzoga irengwa mu Kinyarwanda. Yesu ashimwe. Munkurikire mu nyumva icyo shaka kubabwira. Ngo amaze kwenga inzoga, ngo yica n'ibimasa, abaga n'amatungo ye. Ntumbaze nimba yaraterekereye, ariko ikigaragara ibi byo kurya yaramaze gutekesha, ndetse n'izi nzoga yaramaze gutekesha. Yagira ngo arebe abanyabwenge, arebe n'abaswa. Satani ibi bintu ari kubikora. Yateguye amafaranga ashobora kunyanyagiza mu bantu kugira ngo buri muntu wese abe bize. Munyumve neza, mugire ubwenge bw'Imana. Munyumve torero ry'Imana, mukanguke. Ngo bwenge ngo akora ibi bintu, ngo arangije ngo ahita yohereza abajabe. Arababwira ngo mujye mu mihanda, mujye mu makaritsiye, mujye muri stade, mujye ahantu hose,
mubwire utagira umutima. Umva ijambo ry'Imana muryitondere. mubwire abaswa batari kureba, mubabwire ko nta gihe dufite, bazi iwacu. Mubabwire, mubakuruze utujipo, mubakuruze amagambo aryohereye, mubakuruze telefone, mujye mwirirwa kuri za WhatsApp aho gukunda ijambo ry'Imana. mubakurize ibiryohereye, mubakurure baze. Ariko Bibiliya ni nziza. Tewo, uko Bibiliya ivuze ngo mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa. mwikwirirwa mwirukira muri ibyo bidafite umumaro. Ubwenge ni umunyabwenge. Satani afite ubwenge budasanzwe, arashaka kurimbura abakristo. Nicyo kintu kimbabaje. kandi niba ari kureba ko nta gihe dufite, Kristo yari agiye kugaruka gutwara itorero, ariko ubwenge witwa Satani yamaze kuringaniza ameza ye, yamaze gutunganya, afite sisiteme. Musenge ariko munasambane, muririmba ariko munikinishe, mwitwa abayobozi b'amatorero ariko munagire ikintu cyitwa gukunda imiya. Nimukunda itorero aho kugira ngo mukunde abanyetorero, ahubwo mukunde icyo bita ifaranga. manifest amafaranga aze mbere aho kugira ngo umukristo aze mbere. Tugira abapasiteri batazi abakristo babo bataha, ariko bazi ifaranga batuye. Ayo batuye barayazi, ariko umukristo warwaye ntibazi aho arwariye. Ntabwo nyumvishe. Mu yandi magambo, mubashyiramo sisiteme yo gukunda imiya. Bibiliya iravuze ngo mugende mu mihanda mutumire abantu bose bazi. Nibamara kuza, natwe icyo tuzakora turakiza. Ariko Salomo avuze ijambo ryiza, aravuze ngo mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa. Ngo bwiriza umunyabwenge ubwenge azunguka, ubuhanga yunguka kumenya. Ariko ngo nubwiriza umuswa, ngo uzaba nubwiriza umuswa cyangwa se umukobanyi, ngo uzaba wihamagara ibitutsi. Ndabizi ko muri iki kiganiro bamwe bazankunda abandi banyange, bazagira ngo naratukanye ko sinatukanye. Ndi kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Imana yarambwiye ejo bundi, irambwira ngo vuga ibyo abandi bananiwe kuvuga. Reka nkubwire icyo nkubwiye aka kanya. Muri uyu mwanya turimo ijambo ry'Imana, umuntu wese utarakira Yesu umwami n'umukiza ngo atunge kwera kw'Imana aracyari injiji. Uri injiji kongera injiji. Ndabivuze Theo, uracyari mu bujiji, ukeneye ubwenge bw'Imana. Haleluya. Amen. Irinde ubujiji. Hari ibintu nka bitatu nshaka kuza kuvuga biranga umuntu w'injiji. Amen. Amen. Theo, nshaka kuvuga ibintu bitatu biranga umuntu w'injiji. Icyambere kiranga umuntu w'injiji, ntiyumva imvugo y'Imana. Imana ivuze ntabwo abyumva. N'ubu ibi ndi kuvuga, ndi kwigisha abantu kugira ubwenge bw'Imana. Injiji ntabwo ishobora kumva icyo Imana ivuze, ntabwo izagusobanukirwa. Ariko kikubwira ko umuntu ari injiji, nibashyiraho kuri YouTube aba baraye basambana, nibashyiraho abibye, nibashyiraho abaciye inyuma abagore bakwati habaye saga runaka, abitwa ko ari injiji baraza gukurikira ibyo byaha, ibyo bigaragara ko ari bizima ariko atari bizima. Araza gukurikira, arafungura YouTube, ntabwo azi kumva ijambo ry'Imana, ahubwo araza gukurikira bya bindi nyine. Nibaza kuvuga ngo Mutesi yasambanye na kanaka, nibavuga ngo Pastor Claude, barakurikira ibyo ngibyo, ariko ijambo ry'Imana ry'ukuri ntabwo baryumva. Imana kurinda ubujiji. Kabiri, nari mvuze icyambere ko umuntu urangwa n'ubujiji ntiyumva imvugo y'Imana. Kabiri, umuntu w'injiji yemera ikivuzwe cyose, ntagira icyo bita analysis, ntagira analyse ngo ashungure. Biravuga ngo umunyabwenge ibije byose, umunyamakenge yabonye ibije agira gute? Arabyikinga. Ariko umuswa byose abyirukankamo akababazwa nabyo. Yes. Iyo uri umunyabwenge uririnda, ntabwo inyigisho zose uzumva, umenya kugenzura. Ntabwo umunyabwenge ajya ku macano yose, ubanza ukamenya ngo cano ndi bwumve iby'Imana niyi.
amen. Amen. Reka mbivuge ntacyo bintwaye. Umuntu aherutse kumbwira ikintu gikomeye, arambwira ngo kandi abantu nibatitonda, yari umupasitori, reka muvuge, yambwiye ijambo rikomeye turi kuganira, arambwira ngo ndabona uri umwana mutoya ngo Imana izagukomereza amaboko. Ariko ikintu kimbabaje ngo abantu nibatitonda bazaruhira ubusa. Nkora narize sanga ibintu uwo musaza ambwiye birakomeye. Tewo, uzi ko abantu nibatitonda batazavuga ngo barabwirizaga, nibatitonda ngo bagire ubwenge bw'Imana, bamenye aho iminsi igeze, bongere barakonesa iby'Imana yakoze, batekereza imbaraga z'Imana yavunitse, ni ukuri ko Imana ijuru ntaryo bazataha. Yarambwiyemo ibintu byinshi bikomeye, ni nkawe yarambwiye ngo mwana wanjye b'amaso utazaruhira ubusa. Ubu dufite abantu bazaruhira ubusa Tewo, barabwirizaga, barayoboraga, bararirimbaga, bari bafite emwe n'amacano avuga ngo iby'Imana. Ejo bundi hari umuntu nahamagaye, yangira umwana ubana n'ubumuga, ndamubwira ati mwene da, ko mbona nta bushobozi mfite, waje ukankorera ikiganiro tugashaka ubuvugizi. Arambwira ngo urabanza ushore, urabanza umpa amafaranga. Kabiri ndamwinginga, ndamubwira ati ngwino basi banciye apareye, hari apareye bari banyandikiye irahenda cyane, ngwino mfashe mwene data, kandi nica nikurikirwa cyane, wambabariye ukaza ukamfasha gutya na gutya. Arangije arambwira ngo rega, ntabwo uramenya uko iyi mihanda ikorwa. Bene data, yitwa ko ari umuntu ukomeye, na channel irarebwa irakurikirwa, ariko ambwira ibintu nk'ibyo. Narababaye umutima, ndashimira Imana ko yanciriye inzira. Imana yampaye apareye y'umwana, twayishyuye hafi miliyoni 2 kubera imbaraga z'Imana. Aho abantu badakoze, aho abantu babuze, Imana iramanuka ikikorera. Ubwenge bw'Imana, ukwiye gutunga ubwenge bw'Imana ukaba mu buzima bukiranuka, bigatera Imana gukora. Haleluya! Bantu bakunda Isezerano TV, ni mukunda ubwenge bw'Imana, mwe kwirukira mu bivuzwe byose, mwe gukora ibidafite umumaro, mukunda ubwenge bw'Imana, bitera Imana kugutabara. Haleluya! Kamubwira kandi ejo bundi kabaye mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzi ko ngo kugira ngo Donald Trump atsinde amatora, umwana we yamwigiye umushinga, yakoresheje ikintu cyitwa ubwenge budasanzwe, yakoresheje icyo bita internet. Umwana yamubwiye ati dadi, Kamala Harris afite system azakoreshamo yiyamamaza, natwe twiga ubwenge. Unyumve neza, ndagira ngo yicarana na se biga ubwenge bwo kugira ngo bazatsinda amatora. Ubu bwenge bakoresheje tuzaze kurangira babukoresheje buranakora. Ukwiye kugira ubwenge, bigatera Imana kumanuka igakora, ikaguha iby'umumaro. Uzi ubwenge umwana akoresheje, yamubwiye ati dadi, hari amateleviziyo, hari YouTube akomeye ashobora kurebwa, enda nkwereke icyo dukora. Ajya kuri televiziyo imwe arebwa na miliyoni zirenga 20 na musu. Ajya ku yindi cano arebwa, donc bakoresha systeme, ariko ubwenge bakoresheje bisaze kurangira Donald Trump atsinze amatora. Imana ikuha ubwenge buza gutuma uzatsinda uru rugamba turi kurwana narwo, rwitwa isi na Satani n'umubiri. Ni ibi bintu turwana nabwo. Ikindi cya gatatu ushaka kuvuga kiranga umuntu winjije sose. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo yemera abandi. Umuntu winjije ntiyemera abandi, ntabwo yemera abandi. Usanga apinga abandi, usanga apingana. Reka wenda nongereho cya kane. Yesu ashimwe. Cya kane kiranga umuntu winjije, akunda intambara, akunda ibintu by'intambara, gushoza intambara mu itorero. Niyo yabara umupasiteri, tugira abapasiteri bakunda ibintu by'intambara, tugira abavuga butumwa bakunda ibintu by'intambara, tugira abaririmbyi bakunda ibintu by'intambara, guhora mu ntambara, babahora mu matiku. Umuntu uzashora intambara muri korali ngo ni washoboye ngo ibyuma ni ibyanjye, ngo ni igihe washoye menshi, ni igihe uzi kuyobora, ni igihe uzi kubwiriza. Uriya muntu ni afite ubujiji muri we, akunda intambara. Ugasanga umuntu yahagurutse ngo Isayi ari umuntu
umuvugabutumwa nashatse kuvuga kuri YouTube nkurikire mu nyumva yihaye pasiteri representante gari wa ADEPR Isayi umushumba umubyeyi wacu nguriya ngo Imana yaramuciye akanabihanura uriya muntu uri kubahuka umubyeyi, umuntu udatinya abayobozi, umuntu uhora mu ntambara, ukunda ibintu by'intambara gusa, utinyuka no kuvuga abantu Imana yimikishije amavuta, uriya muntu ni injiji kongeraho injiji. Ndabivuze ni injiji, nubwo abavuga ko ahanura bigakunda bigacamo, ni injiji kuko nta muntu uzi ubwenge utinyuka umubyeyi we. Ariko aba babyeyi barabuhawe. Injiji zubahutse abashumba bacu, injiji zubahutse abapasiteri, injiji zubahutse abakozi b'Imana. Umuntu wese ukunda ibintu by'intambara ni injiji. Tewo ndabivuze ni injiji. Guteranyaho injiji, ugakuba injiji ukagabanya injiji, ubwo ni iki? Ntumbaze. Reka twegere umwanya wo gusenga. Imana ikurinda ubujiji, Imana iguha ubwenge buza gutuma Imana imanuka igakora ibyo igomba gukora ku buzima bwawe. Ugomba kuba mu buzima buri mu bwenge, ugatunga ubwenge bw'Imana. Biravuze ngo abanyabwenge baramwaye, abitwa ko bakomeye, abitwa ko ari abanyabwenge, abanyabwenge b'isi. Hari ikintu ejo bundi Imana yadukoreyemo ku isi. Abanyabwenge baricaye bakora ikintu gikomeye. Hari n'ibindi bari gukora, bari gutegura kugira ngo bababaze isi. Bibiliya yavuze ngo ubwenge yubatse inzu ye, yarateguye. Bene data barokore, hari imishinga iri gutegurwa ngo ibabaze abantu batuye isi. Ntabwo unyumva Tewo, isi iri gutegurirwa kugira ngo, hari umugabo umwe w'umukire ku isi, ariko ubu ntabwo akiri umukire, bita Bill Gates. Yigeze yavuga amagambo akomeye, muzayakurikire. Yaravuze ngo turashaka kuzagabanya abatuye isi. Bazabagabanya gute? Bafite ubwenge, system bari gushaka gukoreramo. Noneho ngo kugira ngo twe tuzasigare turi bakeya ku isi, tubone uko dutunga. Ariko hari icyo Bibiliya ivuze. Navuze ngo ubu bwenge bari kubukoresha, bari kubutegura, bari gutegura ibirwara. Munyumve neza, ibi ndabivuze bafite system. Kuko ntabwo bino byorezo bipfa kuza gusa, bikorerwa mu laboratoire, birakorwa, birategurwa. Ntabwo mabaga ari ikintu cyiza gusa. Batubwira ko ngo ari indwara ngo yaturutse ngo ku bucurama. Bamenya gute ko yaturutse ku bucurama? Biba byateguwe muri laboratoire, bakamenya icyabiteye. Donc nubwo buryo abanyabwenge bakora. Munyumve neza icyo ushatse kuvuga. Murabizi mpox ni ubushita bw'inkende. Ibi bintu byose byitwa ko bijya gushyirwa hanze, byabanze gucishwa mu laboratoire, bakamenya ibi bintu uko byagenze. COVID-19 kiriya kinyagwa cyaduhitaniye abavandimwe n'imiryango, ariko biriya byose n'ibyo abanyabwenge batekereza muri systeme ya yindi yo kuvuga ngo tugabanye abantu. Ariko hari icyo Bibiliya ivuze, iravuze ngo abanyabwenge b'isi baramwaye, dore banze ijambo ry'Imana. Tewo, ngo ubwenge barimo bwenge ki se mu gihe batari gushaka kumva isi Imana ivuze? Nimba umuntu ashaka kurimbura inyoko muntu akoresheje ubwenge bwe, ubwenge bumurimo bwenge si butarimo kubaha Imana. Ndashaka ko dusenga Imana dukore ku maso, tumenya ibihe bigeze, dutunga ubwenge bw'Imana, bitera Imana kudutabara. Bene data, n'akataraza kazaza, kuko isi iri gukora muri systeme mondiale iri gukora, isi iri gukoreramo. Biragusaba ko utunga ubwenge bw'Imana, ukirinda, ukaba mu buzima butarimo icyaha, bikazatera Imana kugutabara. Kuko biravuze ngo ntimugatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo ndabereka ko mukwiye gutinya, mutinya ushobora kwica umubiri akanarimbura ubugingo bwanyu akabushyira muri gehinomu. Tunga ubwenge bw'Imana, bizatera Imana kugutabara mu gihe gikomeye. Abanyabwenge bashobora gukora ibyabo by'abanyabwenge, ariko bazamwara. Ni ukuri ko Imana bazamwara. Haleluya, bazabikora ariko bazamwara. Mama uri kunyumva, papa urankurikiye, ubwenge bwabo Imana imaze kubufata. Iravuze ngo bwiriza abanyabwenge. Umva ikintu Bibiliya ivuze, Imigani 15 umurongo wa 14, hari amagambo yatubwiye ngo iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo haleluya, umutima wujijutse ushaka ubwenge. Umutima wujijutse ushaka iki? Ubwenge.
ngo ariko ngo akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Reka twinginge Imana iduhe imitima y'ubwenge. Niko Dawidi yavuze Zaburi 90:12. Yaravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nahashoreze warumurikiye. Imana iguha umutima w'ubwenge. Haleluya! Imana iguha umutima w'ubwenge. Teo, Imana iguha umutima w'ubwenge. Abapapa banyumva, Imana iduha umutima w'ubwenge. Torero ry'Imana mwese, Imana iduha umutima w'ubwenge. Imana twigisha kubara iminsi yacu, buryo dutunga imitima y'ubwenge. Uri Imana ifite ubwenge, nabo waremye watugeneye ubwenge. Dukore ku maso, dukore no ku mitima ubwenge bwawe wo muri twebwe, kandi ndabizi neza kuzatugirira neza. Ubwenge bw'Imana we muri twebwe. Ndasengera Isezerano TV, ndasengera Igirezo TV n'abandi bose bafite amacano avugwaho iby'Imana bizima, kugira ngo uduteze intambwe mu izina rya Yesu. Uturengere, udutabare mu izina rya Yesu. Dukore ku maso, ubwenge bw'Imana bugwire muri twebwe mu izina rya Yesu. Nari nirukanye imbaraga zirwanya abera katigwa jina la Yesu, imbaraga zituma abantu bahuma bakaba mu buzima bw'ubujiji, nibajijuke. Mana nyiribihe, turagusabye, turakwinginze ngo dukore ku maso, uhumure imitima yacu, aho twabaye injiji tubabarire, utwambike imitima y'ubwenge.